nitubikora neza bikagira ingaruka nziza bizaba impamvu bitangira kuba byakorwa mu gihugu hose. Dutekereza ko igikorwa by'ukuri kizubaka cyane umubano cyangwa se ubusabane hagati y'umuturage n'umujyanama mu gusobanura neza umuturage akajya gutora atari ukujya kurangiza umuhango gusaba leta, ariko azi neza umujyanama agiye gutora icyo azamumarira. Yumvikana ko yajya amenya n'icyo agomba kumutuma n'igihe agomba kumutumira. Ni incamake rero y'ibisobanuro by'igikorwa cy'icyumweru cy'ubujyanama Akarere ka Bugesera. Duteganya gutangira gukora ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, igasozwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2018. Isobanura mpamvu cyangwa se impamvu Akarere ka Bugesera gahereye ku mahirwe asanzwe mu miterere y'imiyoborere y'igihugu cyacu, cyane cyane ashingiye kuri politiki igamije guteza imbere kubaka inzego zishyizweho n'abo zikorera binyuze mu bushake bw'abaturage, aho bitorera abayobozi babona ubushobozi bwo kubakorera no kubageza ibyo bifuza, muri gahunda yo kwegereza abayobozi abaturage. Muri urwo rwego rero Akarere ka Bugesera kifashishije inzego bakorana mu bikorwa bitandukanye kashyize imbere ibikorwa bigamije guhindura imibereho y'abagatuye, hakorwa ibikorwa bituma harushaho kubakwa ubufatanye bw'inzego.